Wahisemo neza wowe uri kutwumva, twishimiye kubana nawe, uri ahantu h'ingenzi ukeneye kuba uri, turagusuhuje. Uyu munsi tugiye kukugezaho amateka akomeye akora ku mutima. Ayo mateka ni ayandi, ni amateka ya Hoteli Foko. Iyi ngiyi abenshi barayizi, iyi ngiyi abenshi bajya bayumva ariko ntibasobanukirwa ibyayo. Uyu munsi ni wawe kugira ngo nawe umenye amateka y'iyi hoteli ndetse n'aho ahuriye n'Abanyarwanda. Hoteli Foko iyi ngiyi iherereye mu mujyi wa Huye, ahahoze hitwa Astrida mu gihe cy'ubukoloni. Aya mateka agaragaza uko Abanyarwanda bakorerwaga ivangura rikomeye, ariko kandi aya mateka agaragaza ubutwari bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Intwari y'u Rwanda imaranira kurusha. Uyu nguyu akaba yarahagaritse aka karengane kakorerwaga Abanyarwanda. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe ibintu bitandukanye, harimo amateka ya Hoteli Foko, uko abirabura bahezwaga, icyo umwami Rudahigwa yakoze cyahinduye aya mateka, n'icyo iyi hoteli isobanuye mu mateka y'u Rwanda kugeza uyu munsi. Niba ukunda u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze gusangiza aya mateka abantu benshi, maze tube umuryango mugari w'abazi u Rwanda rwacu. Hoteli Foko iyi ni imwe mu nyubako z'amateka zizwi cyane mu Rwanda. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Huye mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, aho ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mu gihe cy'ubukoloni iyi hoteli yafatwaga nk'iy'abazungu gusa. Abanyarwanda benshi bayibonaga nk'ahantu hihariye cyane, ndetse bamwe bavuga ko kuyigeramo byasaga no kujya i Burayi. Iyi nzu uyu munsi iri mu bikorwa bigaragaza ivangura ry'abakoloni, kubera ko imbere y'iyi nyubako hari icyapa n'ubu ngubu kigihari cyanditseho amagambo avuga ngo birabujijwe ko abirabura n'imbwa binjira hano. Aya magambo agaragaza urugero rukomeye rw'ivangura ryakorwaga mu gihe cy'ubukoloni. Abantu benshi batinyaga kwegera iyi hoteli kuko bumvaga ko ari iy'abazungu gusa. Nta mwirabura wari wemerewe kuyinjiramo, kabone niyo yaba ari umwenegihugu cye. Mu kiganiro Dr Venant Ntabomvura yagiranye n'Igihe, twakigendeyeho dukora iki kiganiro. Uyu nguyu akaba ari umunyeshuri wa mbere wiyandikishije mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ENAR mu mwaka w'1963. yavuze ko icyo gihe Abanyarwanda bari barabyakiriye, bumvaga ko ari ahantu h'abazungu gusa, kuko kandi byari mu gihe cy'ubukoloni ngo buri mwirabura wese ntiyahabwaga agaciro. Birumvikana icyo gihe ngo kuhanyura byonyine byateraga ubwoba abantu. Dr Venant mu magambo yiwe yivugiye yaravuze ati, hariya twahanyuraga tubona ari ibuzungu, twabonaga ari i Burayi. Icyatweretse koko ari mu Rwanda ni uko twabonye ubwigenge, maze nuko tubona umwanya wo kwinjiramo, twishimira impamyabumenyi z'amashuri yisumbuye. Abirabura bafatwaga nk'abantu badafite agaciro, kandi ivangura nk'iri ryari risanzwe mu bihugu byinshi by'Abanyafurika byari bikoronejwe n'Abanyaburayi. Umwirabura ntiyahabwaga agaciro. Birumvikana umwaka w'1955 ibintu byarahindutse. Ibyo twari tuzi nk'ikandamizwa ry'Abanyarwanda byarahindutse ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari akubutse i Burundi ari kumwe n'abatware n'abamucungiraga umutekano. Yageze kuri iyi Hoteli Foko ashaka kuharuhukira akanya gato, nibwo yabonye amagambo yari yanditse ku cyapa cyari imbere y'iyi hoteli avuga ngo birabujijwe ko abirabura n'imbwa binjira hano. Abonye icyo cyapa cyagereranyaga abirabura n'imbwa, birumvikana nk'umwami byaramurakaje cyane, nk'uko nawe uri kubyumva byakurakaza. Aya mateka avuga ko yahise yinjira muri iyi hoteli ku ngufu, ndetse bamwe bavuga ko yakubise urushyi umuzungu warindaga umutekano wari ugerageje kumubuza kwinjira.
Birumvikana abazungu aho bari bicaye banywa amayoga batunguwe ndetse bibaza uburyo umwirabura atinyutse kubavogera, ariko ntacyo bari bafite cyo kubikoraho. Kuva icyo gihe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagaragaje ubutwari bwo guca ivangura ubwo yatangaga itegeko rivuga ko hoteli igomba kwinjirwamo na buri wese nta vangura. Icyo gikorwa cyabaye ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya ivangura n'agasuzuguro abakoloni bakoreraga Abanyarwanda. Nubwo umwami yari amaze gutanga uburenganzira, Abanyarwanda benshi bakomeje gutinya kujyayo kubera impamvu zitandukanye zirimo izi tugiye kubabwira. Impamvu ya mbere ni uko Abanyarwanda bari baratewe ubwoba n'abazungu igihe kirekire. Indi mpamvu ya kabiri, Abanyarwanda bari bafite amikoro make ugereranyije n'ibiciro bacaga hano hantu, ndetse no kuba bari baramenyereye guhezwa. Dr Ntabomvura avuga ko nubwo byari bimeze bityo, umwami Rudahigwa we yatangiye kujya ahakirira inama z'abashefu ndetse n'abasushefu, ariko ngo Abanyarwanda bo batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu mwaka w'1962 igihugu kimaze kubona ubwigenge. Kugeza ubu iyi hoteli iracyahari, imbere yayo haracyari icyapa. Iki cyapa kigaragaza amateka yayo, aho banagaragaza yuko ahangaha higeze kuba icumbi ry'umwami w'Ububiligi ndetse n'umugore we ubwo bari baje mu Rwanda. Iki cyapa kandi kigaragaza ko iyi hoteli yitiriwe nyirayo wayubatse witwaga Foko, ariko kuri ubu ikaba yaragurishijwe Umunyarwanda. Iyi nyubako nta gihe kizwi yaba yarubatswe, ariko amakuru agaragara ni uko mu mwaka w'1943 iyi nyubako ngo yaba yarigizwe gufatwa n'inkongi y'umuriro ikongera kuvugururwa muri uyu mwaka. Kugeza ubu hoteli Foko ifatwa nk'inyubako y'amateka ikomeye kuri buri munyarwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Aya mateka atwigisha byinshi ku bigendanye no kurwanya ivangura bikozwe n'Abanyarwanda ubwabo. Itwigisha kandi kurwanira agaciro k'Abanyarwanda no gusigasira amateka yacu. Igikorwa cy'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa cyabaye isomo rikomeye ry'ubutwari no kudaceceka imbere y'akarengane. Ese wowe wumvishe iyi nkuru, niba wari uyizi cyangwa se utari uyizi, ni ayahe mateka watubwira ajyanye n'iyi nzu wumviyemo hano? Ese mwari musanzwe muzi iyi nkuru? Niba hari icyo watubwira, jya muri komenti duhurireyo utwandikire. Kandi niba wakunze iyi nkuru yacu, turagusaba kugira ngo ukore subscribe, like, share ndetse unakomeze kuba kuri iyi channel kugira ngo tujye dukomeza kubana, tube umuryango mugari w'Abanyarwanda basobanukiwe u Rwanda rwababyaye. Mwakoze cyane kubana natwe, turabakunda, naho ubutaha.